dore uko wasubirana ubusugi bwawe niba warawutakaje utabishaka cyangwa bikaba byarakubaye ingorabahizi ukaba warahisemo ko ubuzima utishimira kubera ko nta busugi ufite. Ubu ngubu muri iki gihe tugezemo kuba isugi ni amahitamo, ntagaruka utarakora imibonano mpuzabitsina. Niba nawe ushaka kuba isugi cyangwa waratakaje ubusugi ukaba ushaka kubugumana, umva kino kiganiro paka birangiye, ndabizi ko uraza kunshimira. Buriya kuba isugi ni ibintu bishoboka cyane, kabone niyo waba warabyaye ariko ukaba utarengeje imyaka 40. Reka tubisubiremo neza, ndakubwiza ukuri, nyumva kano kantu neza. Ndakubwiye ati keretse utarengeje imyaka 40. Iyo utarengeje imyaka 40 gusubirana ubusugi bwawe birashoboka. Bivuge ko rero niba uri kunyumva urengeje imyaka 40 ukaba ushaka gusubirana ubusugi, ibyo bintu ntabwo bishoboka. Ariko kuba uri munsi y'imyaka 40 niba wafite 39, gusubirana ubusugi birashoboka. Ubundi ubusugi ni iki? Kuki abantu benshi baba bashaka kuba isugi cyangwa abenshi babwamburwa bagahora bitoteza, bagahora batotezwa mu ngo zabo ndetse no mu buzima bwabo bwa buri munsi? Ubundi mu buzima duhura n'ibizazane byinshi bikatugwisha ku mahitamo amwe n'amwe tutigeze duteganya, tukaba mu buzima bwose duhangayitse. Bikaba akarusho ku bari n'abategarugori kuko usanga barenganywa ku ngingo yitwa ubusugi. Abenshi ugasanga barabuze abagabo kubera ko batakiri isugi, cyangwa abandi bafatwa mu ngo nabi kubera ko bavuga ko babashatse atari isugi. Agahinda kaba kenshi akangari, kugira naho nk'uwafashwe ku ngufu aba nta yandi mahitamo afite, ariko abantu bajya kumugira inama bakamutoza kubyakira ndetse no kutagira icyo azabihinduraho mu buzima. Ariko ikiganiro ni ishimira ubuzima. Muri kumwe nanjye Sharifu. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri ino channel yanjye, kanda subscribe. Niba twari dusanzwe duhura cyangwa se wari usanzwe wumva ibiganiro byanjye, kanda ukamenyetso kazamuka akaganza, uduhe like. Niba ibyo wabisoje, reka dukomeze kino kiganiro uko wasubirana ubusugi. Ubundi ubusugi ni imiterere yo mu gitsina cy'umukobwa cyangwa se igitsina cy'umugore mu gihe atari yakora imibonano mpuzabitsina. Ese gusubirana ubusugi birashoboka? Ni ibintu bishoboka cyane. Ubu ngubu kuba isugi ntabwo bikiri kuba utarakora imibonano mpuzabitsina, ahubwo kuba isugi ni amahitamo. Ubundi kera ubusugi bwafatwaga nk'ikintu cy'agaciro cyane, ku buryo wasangaga umukobwa yarabwirinze, yaririnze ubusambanyi, akirinda imibonano mpuzabitsina, akirinda n'ibindi bintu. Na niyo mpamvu mu mico n'imwe mu bihugu bigiye bitandukanye, abakobwa n'abari barategarugori baba bafite ingeso zigiye zitandukanye cyangwa se imico igiye itandukanye. Ariko ubu ngubu biracyashoboka cyane ko wasubirana ubusugi bwawe niba warabubuze muri ubwo buryo cyangwa ukabubura utabishaka. Ushobora kuba warabyaye ariko ukaba ugishaka kongera kuba isugi, cyangwa ukaba ugishaka kuzongera gukora imibonano ukumva nk'aho umeze nk'aho ubikozeho bwa mbere. Ubu ngubu kuba isugi ntabwo bikiri ukwifata, ahubwo ni amahitamo. Ndabashimiye mwe mukomeje kudukurikira muri kino kiganiro. Akanya ni akanyu muri komenti, utege amatwi yanjye we neza, ubundi tugendane 5 kuri 5. Kubura ubusugi abantu benshi babigira urwitwazo. Waba washakanye n'umugabo akajya agufata nabi, akwita indaya ndetse n'andi mazina y'inyandagazi. Ubundi kera umukobwa wabaga ushaka akiri isugi baramukundaga cyane ndetse bamufataga neza, ku buryo byari bishoboka yuko ahantu hose ageze bagomba kumwakirana yombi, kandi buri gihe cya buri munsi agakorwa afite icyubahiro, yagira icyubahiro cyinshi nawe bikamunezeza. Ariko ubu ngubu ntabwo ubusugi bugishoboka kubera ko kwifuza imibonano mpuzabitsina ni ibintu biri karemano. Usibye ko abenshi babyirinda, ariko abantu bazi umusemburo wa estrogene ku bari n'abategarugori, ni umusemburo uba dominant cyangwa se uyaprovinga. Ni umusemburo mu ndimi z'amahanga, mu rurimi rwacu wincludinga ku bari n'abategarugori cyane mu gihe benda kujya mu mihango, bigatuma bifuza imibonano mpuzabitsina cyane.
Kwifuza imibonano mpuzabitsina ubundi ni ibintu bisanzwe, ni ibintu karemano, ni ibintu bisanzwe kubera ko ni ibintu biri normal physiology. Ariko muri kino kiganiro cyacu ntabwo naje kuvuga ku mibonano mpuzabitsina, ahubwo naje kukubwira akarengane kakorewe abagore kubera ko batari isugi. Ugasanga mu rugo rwawe ufatwa nabi ngo yagushatse atari isugi, ugasanga ubyariye iwanyu kubw'impanuka, ukazagira ipfunwe mu buzima bwawe, ukazabaho ubyicuza. Iki nicyo gisubizo cyawe rero. Niba warataye ubusugi, nyumva neza witonze. Gusubirana ubusugi ni ibintu bishoboka 100% kubera ikibazo twagize cy'imico n'imwe ihora itoteza abantu badafite ubusugi, ndetse mu bihugu bimwe na bimwe ukaba utabona umugabo utakiri isugi. Niyo wagerageza gushaka basanga utari isugi bakagusubiza iwanyu. Icyo kibazo cyahangarikishije abagabo benshi, gihangayikisha abagore, gihangayikisha n'urubyiruko muri rusange, kubera ko usanga mu bihugu byateye imbere gukora sex ari ikintu gisanzwe. Ariko ukibaza impamvu niba gukora sex ari ikintu gisanzwe cyangwa gukora imibonano mpuzabitsina ari ikintu gisanzwe, ni gute wewe wakongera, niba warabikozeho ukongera ukabisugi? Icyo kibazo cyahangayikishije amahanga cyane, kugera noho abahanga mu buzima bw'imyororokere bahagurutse bakajya gukoraho ubushakashatsi, bakareba ati ni gute twagarura ubusugi. Ahangaha niho ruzingiye. Abahanga bagera muri 75 bispecialinze cyangwa bafite ubushobozi buhambaye, amadigiri akomeye mu buryo bw'imibonano mpuzabitsina, baricaye batekereza icyo kibazo cyugarije isi, bongera bagisubiza ku murongo. Kugisubiza ku murongo ni uburyo bakiboneye igisubizo 100%, 100%, uburyo umuntu yakongera kuba isugi bakabona ko bishoboka kandi ari ibintu bisanzwe. Ubwo buryo bwaratangajwe cyane, abari n'abategarugori bararwitabira. Ubu ngubu bageze ku kigero cya 1,600,000 by'abantu bashaka ubusugi babisubirana. Kuri experiment bwa mbere bakoze bano bahanga, bafashe umugore umaze kubyara inshuro 5, bafata n'umukobwa wicuruza ku muhanda. Barangije gufata n'umukobwa wicuruza ku muhanda, bafata n'abantu bakina amaprono cyangwa se aba bakina amaprono, abareba amashusho y'ukozasoni, babizi ko virginity pornography cyangwa se gusambanya isugi ari ibintu bishoboka. Ariko bari abakobwa ntagaruka bari isugi, ahubwo tuba twarabasubije ubusugi cyangwa se baba barabasubije ubusugi. Aba yarabikozeho inshuro nyinshi ariko tukongera tukamusubiza ubusugi. Bivuge ko rero gira icyizere kuko ubusugi buracyashoboka. Mu myaka yashize ntabwo byashobokaga, ariko ubu ngubu rwose kubisugi ni amahitamo. Nk'uko twese dusanzwe twimenyereye, umusemburo wa estrogene niwo ujya uzana irari cyangwa se niwo uzamura high libido of sex, niwo uzamura ubushobozi bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Rero uyu musemburo bawifashishije mu bushakashatsi bakoze kugira ngo bakore ubusugi cyangwa se virginity mu ndimi z'amahanga, virginity recycling, uburyo wakongera ukagarura ubusugi. Ubundi mu mico imwe n'imwe handi nakubwiye ko igitsina gore bakirenganya cyane kubera ko nta busugi gifite. Umukobwa ukiri isugi bamufata nk'umuntu w'umwari n'umutima, ndetse umukobwa ushoboye ufite urugero rwiza, ushimishije kandi ushishikaje. Ariko ugasanga utakiri isugi bamufata nk'indaya, bamufata kibakwire ndetse n'andi magambo y'iyandagazi. Baba bakimara kumwandagaza, ugasanga abenshi barashatse basanga batari isugi, ugasanga umugabo ahoza gutoteza,
akavuga ko uri indaya, akwita n'andi magambo y'inyandagazi. Ariko ubu ngubu icyo kibazo rwose twagiteye ishoti. Kuba isugi ni amahitamo yawe. Ushobora kwibaza ati ni gute twaba isugi? Ni gute waba isugi niba warabyaye cyangwa se ukaba warakoze sexy? Niba waba warakoze imibonano inshuro akangari cyangwa inshuro zitabarika, kuba isugi rwose ni ibintu bishoboka. Experiment ya mbere cyangwa inzira ngiye kubabwira ni inzira zigera muri enye z'umuntu ashobora gukora kugira abisugi. Izo nzira uzitega amatwi witonze. Nongeye kwibutsa ikintu nahereyeho, ariko uba utarengeje imyaka 40. Ugomba kuba uri munsi ya 40. Niba waba ufite 39 nta kibazo. Kuva kuri 0 kugeza kuri 40, icyo cyegeranyo niho hantu bamaze gukorera experiment bakabona ko bishoboka. Bivuga ko rero niyo utararenza imyaka 40 kugarura ubusugi rwose birashoboka. Iki kiganiro gitega amatwi neza. Uburyo bwa mbere ni uburyo bwa kiganga, aho abaganga bakujyaho bakawukorera operasiyo igarura ubusugi. Uburyo bwa kabiri ni uburyo bwa exercise cyangwa imyitozo baguhereza ndetse ukayifatanya n'imiti ukongera ukagarura ubusugi. Uburyo bwa gatatu ni uburyo bw'imirire ndetse n'imyakura duhagurutsa ukongera ukagarura ubusugi. Rero muri buno buryo ngiye kubabwira uburyo bukoramo. Uburyo bwa mbere bwa kiganga bukorwa mu buryo bw'ubuhanga ndetse buhanitse. Busaba abaganga b'inzobere baza bagafata agasanduku k'ubusugi bakongera bakakadoda bakoresheje absorbable nail cyangwa se utudodo duto duto twivanamo nta muntu utuvanyemo, ku buryo bongera bakakudoda. Bagafata agasaho k'ubusugi bakongera bakakadoda kabone niyo baba warabyaye. Ubundi mu buzima busanzwe kuba umubiri wakongera kwikorera kandi gasabo gashyashya biragoye, ariko kubera ko kaba karavuyeho karacitse, abaganga bongera kagasubizaho. Iyi operasiyo itwara hafi y'iminota 30 kugeza ku isaha, ariko mu gukira ni hafi ni ukuva ku cyumweru kimwe kugera ku byumweru 4. Bivuge ko ibyumweru 4 iyo bishize uba wabaye isugi 100% iyo bagukoreye operasiyo. Ariko isaba ubuhanga bukabije, isaba abaganga b'inzobere, na niyo mpamvu iyi operasiyo irahenze cyane. Ushobora kujya kuyikorerwa ukishyura amafaranga ari hagati y'ibihumbi 200 y'amanyarwanda kugeza kuri 370. Iyo operasiyo rero irahenze cyane. Reka tujye kuri operasiyo ya kabiri, uburyo bwa exercise ndetse uyifatanya n'iminini. Ni uburyo ukora siporo warangiza ukajya unywa n'ibinini buri uko ukoze siporo. Ushobora kwibaza ngo iyi siporo ni bwoko ki? Ubundi iyi siporo ni uburyo ufunga inkari zawe ukongera ukazifungura, ukazifunga hagati y'amasegonda 30, ukongera ukazifungura hagati kuva ku masegonda 30 kugera ku munota. Ariko ibyo ukabikora mu gihe utari kunyara. Ubikoze mu gihe uri kunyara ushobora gufungura imyakura ukazagira ikibazo mu rujya n'uruza rw'inkari, ariko ibyo ntabwo ari byo nkwifurije. Ni uburyo iyo exercise ikorwa, uba wicaye hasi utuje, ukabumba amaguru, ugakanda igitsina cyawe ku buryo ki imyakura y'igitsina itangira gukora. Gitangiye gukora unywa ibinini rwose, bikagutwara hagati y'ibyumweru 7 kugera ku byumweru 12, ugahita wongera gusubirana ubusugi bwawe. Rero muri izo exercise dufite uburyo bwinshi wazibonamo. Hari online exercise, uburyo ushobora kubona umwitozo. Hari na application ishobora kugufasha gukora imyitozo yuko wagarura ubusugi. Ubu ngubu birahari rwose. Ushaka ibinini cyangwa ushaka iyo application, wanyandikira inbox nkaza kuyiguhereza tugahurira muri comment. Ubundi buryo bwa gatatu nababwiye ni uburyo bworoshye cyane rwose. Ni uburyo bwo gukoresha ibiryo cyangwa se imirire yawe ukayikoresha
uri kwihangira agasaho k'ubusugi bwawe, ubusugi ukongera ukabukomeza. Mu mirire rero, imirire igendana na siporo, imirire ikagendana n'uko umuntu abyumva, ndetse ikagendana na psychologist. Ubundi iyi operasiyo yose, iyi mirire iyo urangije kuyikoraho, iyi operasiyo yo gukoresha ibiryo ni operasiyo yoroshye cyane nawe ubwawe wikorera, ari niyo mpamvu nshaka ngo tuyitindeho cyane, kubera ko ariyo yoroshye kurenza n'izindi, idasaba igiciro, ndetse isaba ubuzima bushyashya bwa buri munsi, ubuzima bushyashya bwa buri munsi ukabikora gusa. Iyi operasiyo yo gukoresha imirire ni uburyo ushobora gufata amapapayi yanasanzwe. Iyi papayi ujya mu isoko ukagura, warangiza ugafata n'inanasi ukajya ubirya mbere y'uko ukoze, nyuma y'uko ukoze siporo. Warangiza gukora siporo, nakubwiye bwa mbere uko ugiye ukoresha ikinini wowe ugakoresha amapapayi. Ubu buryo ni uburyo bushoboka nubwo butwara igihe gisa nk'ikirekire, hagati y'ibyumweru 10 na 11, aho ngaho uba wongeye kuba isugi. Bivuge ko rero muri buno buryo iyo urangije kuba isugi ntabwo uhita ubirekura ngo ubitererane. Ubu buryo bwose bushoboka nkubwiye, iyo urangije kuba isugi ntabwo uhita ubirekura ubitererane, ahubwo hari ubundi buryo bwa psychologist cyangwa se mu buryo bw'imitekerereze, ku buryo niba warakoze imibonano mpuzabitsina utazongera kuyifuza, kubera ko isugi ntabwo ziba zibizi. Psychologist rero mu buryo bw'imitekerereze ni uburyo dufata imitekerereze yawe, cyangwa se tukuganiza mu buryo bwa psychologist, tugahindura ibyo wabonye mu nzozi. Bivuge ko ushobora kuba warabyaye cyangwa ukaba warabayeho warakoze akazi ko kwicuruza, ariko tukongera tukabihindura mu buzima bwawe, ukabona ko ari inzozi warose atari ibintu bya nyabyo. Bivuge ko rero ubwo bushobozi bwa psychologist buguhindurira uburyo wafataga ibintu, bigatuma utazongera kwifuza imibonano mpuzabitsina, kubera ko abenshi babikozeho barabyifuza cyane. Bivuge ko rero ibi bintu ushobora kubikora rimwe na rimwe nawe ubwawe ubyikoreye. Uburyo bwa psychologist, ushobora gufunga amaso yawe ugatuza, ugatekereza ku bintu 6 by'ingenzi aribyo ngiye kukubwira. Ikintu cya mbere utekereza umubiri wawe, ugatekereza amaboko yawe, ugatekereza inyuma yawe, ugatekereza n'uburyo bwose, ku buryo ki ushobora guhagurutsa uburyo bw'imitekerereze yawe, ugatekereza ibintu birenze nk'uko abandi babivuga. Niyo mpamvu rero ubu buryo bwa psychologist ni uburyo bushoboka cyane, kandi ni uburyo bworoshye nawe ubwawe wakwikorera. Bivuge ko muri buno buryo bwo gukoresha imirire, buno buryo bwa nyuma, ukora siporo zoroheje. Hari siporo zoroheje zo gukangura imyakura y'igitsina cyawe, ukayikangura ku buryo kiyongera guhindura regeneration, ikongera ikikorera ubundi busugi bushyashya. Ubu buryo nibwo bworoshye abantu benshi bakunda gukoresha cyane mu gihe bazi kubagenzura neza, cyangwa mu gihe bafite igihe gihagije. Ariko uburyo bw'ibinini nibwo buryo bwizewe abantu benshi bakora, kubera ko bikorwa mu gihe gito, ni hagati y'icyumweru 1 kugera kuri 7, aho ngaho uba wongeye kuba isugi. Bivuge ko rero mu gihe uri kugerageza kuba isugi, mu gihe uri gukoresha buno buryo bwose nakubwiye, kirazira kongera gukora imibonano mpuzabitsina igihe kitari cyarangira, kubera ko iyo uyikoze warakoresheje iyi method, cyangwa se warakoresheje buno buryo, bishobora kukugora cyane, ukongererwa igihe cyo kongera kuba isugi. Bityo rero ninjye nawe mu buzima twishimira. Ikiganiro niba mu buzima twishimira. Mbere y'uko ngenda, mwabanye nanjye Sharifu kuri Sharifu TV. Niba ushaka kugura ibinini cyangwa ushaka gukora siporo, nyandikira inbox. Ushobora no kumpamagara kuri WhatsApp cyangwa ukanyohereza ubutumwa bugufi kuri WhatsApp. Nimero ni 0787 74 120 40.